The Zoom TV 24. Nongeye kubaha ikaze mwe mwakanda subscribe kuri YouTube channel yacu. Utarakanda subscribe na kukamenyetso k'umutuku kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye tasanga handi. Ikindi wibuke gukanda iyo nzogera ihitiza kugira ngo ibyegeranyo nk'ibi bijye bikugeraho mu buryo bwa notification. Uyu munsi turaganira ku biba ku mubiri w'umuntu igihe adafite akazi. Buriya kuba mvuze ko udafite akazi uhise ubyumva neza, hari nubwo uhise wireba ukiyumvira ugatekereza neza ibyakubayeho, impinduka zigaragara n'izitagaragara ku mubiri wawe. Abahanga mu buzima bwo mu mutwe berekana ko kubura akazi ari kimwe mu bitera guhangayika, cyane iyo umuntu akabuze bitunguranye nk'uko byabaye kuri bamwe muri ibi bihe bya coronavirus. Nimvuga coronavirus ndaba nkwibukije uko wabonye letre cyangwa se baruwa y'umukoresha wawe akubwira ko udakwiye kuza mu kazi kubera ubukungu bitifashe neza. Nkwibukije byinshi byahungabanyije ubuzima bwawe, ndetse kugeza na n'ubu hari abatarasubira mu kazi. Iyo umuntu atakaje akazi ntabwo aba abuze icyo yinjiza mu buryo bw'ubukungu gusa. Abahanga banerekana ko umuntu ashobora no gutakaza intego ku byo yaragamije kugeraho, ndetse ko bishobora no kugira ingaruka ku mubiri we. Umuhanga mu buzima bwo mu mutwe Lisa Austin yabwiye HuffPost ko abantu baba batekereza ibitandukanye igihe babuze akazi. Iyo umuntu abuze akazi byiyumvira agira bigira ingaruka ku buzima bwe muri rusange. Abahanga kandi bakagaragaza ingaruka zitandukanye umuntu ashobora kugira mu buzima bwe. Ingaruka ya mbere turabona, iyo wabuze akazi ukunda kubura ibitotsi cyangwa se ugasinzira cyane. Ibibazo mu gusinzira ni kimwe mu byerekana ko kubura akazi biri kukugiraho ingaruka ku buzima bwawe. Umuhanga mu buzima bwo mu mutwe wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kristen, avuga ko ushobora kugira ibibazo byo kubura ibitotsi, gusinzira igihe kirekire, cyangwa se ugasanga uri kubyuka kare kurusha uko wabiteganyije. Mu busanzwe kuba wabura ibitotsi umunsi umwe cyangwa ibiri ngo ntacyo bitwaye, ariko iyo bikomeje biba ikibazo. Ku rundi ruhande, umwarimu wo muri kaminuza ya Arizona mu ishami ry'ubuzima Patricia avuga ko imihangayiko umuntu yagiraga mu kazi ishobora no gukomeza nyuma yo kukabura. Mu bushakashatsi yakoze we na bagenzi be berekanye ko umuntu wari ufite ibibazo by'umutekano mu kazi, abangamiwe na politike y'ikigo akoramo, agira ibibazo byo kubura ibitotsi nyuma yo kukabura. Hari aho yagize ati, imbogamizi nyinshi zirimo iza politike cyangwa izerekeye kuzamurwa mu kazi, ibintu bituma abantu badakora neza. Twabonye ko bituma abahuye nabyo bakomeza kubura ibitotsi nyuma yo kubura akazi. Icya kabiri, iyo wabuze akazi cyangwa nyuma yo gutakaza akazi ushobora no guhungabana. Nibyo ubyumvishe neza. N'ubundi bushakashatsi nabwo bwerekana ko uko umuntu amara igihe kinini nta kazi afite ariko arushaho guhungabana. Umwe mu banyamerika 5 badafite akazi mu gihe kigera ku mwaka byagaragaye ko baba bafite uburwayi ku buryo benshi bafata imiti barinda kugira ihungabana. Harimo n'abatangira kubihirwa n'ibyabajyoheraga bakagira kwishima guke kurusha uko byari bisanzwe. Icya gatatu, iyo wabuze akazi cyangwa wagatakaje nta kabuza ibyishimo biragabanuka. Inyigo yo mu mwaka wa 2015 yasohotse muri Journal of Applied Psychologist yerekana ko kubura akazi bihindura umuntu. Mu Badage bakuze 6769 bakoreweho iyo nyigo, bamaze imyaka 4 basuzumwa. Ababuze akazi mu gihe cy'iyo nyigo bahinduye ku buryo bukomeye imyitwarire kurusha bagumye mu kazi. Yerekanye ko abagore bagiye batakaza ibyishimo gake gake buri mwaka, naho